Yesu ashimwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ikaze nanone kuri Gatigisimu Room, icyumba cy'ubwigishwa bwa Gikristo. Gatigisimu Room ni urwigiro dutangiramo umusanzu wo kubaka no kwigisha ubukristo. Mu by'ukuri si uko nabuminuje, njyewe ubwanjye ndacyabwiga, ndetse nsaba Imana ngo mbwigishe mbwiga cyane, kuko natangiye kubwigisha ntarasoza kubwiga. Gusa icyo mba ndimo gukora ni ukusangiza bikeya mu byo mba namenye cyangwa naramenye, udushashi duto tw'ineza y'Imana mba narabonye. Ikiba kigamijwe rero iteka iyo tuje hano muri iki cyumba ni ukugira ngo umuntu yige, yisubireho niba hari ibyo adakora neza cyangwa hari ibitagenda neza mu rugendo rwe rwa Gikristo. Burya mu Kinyarwanda bavuga ko ndiga ari umwana wa ndigaya. Udafashe akanya ngo agire ibyo yigaya, biragora kugira ngo agire ibyo yiga. Umutima w'umuntu rero iyo umugaye cyangwa se ukamwereka ibidatunganye akora, ntabwo aba akwiriye kuwucyaha cyangwa kuwucecekesha, kuko ubwo umutima uba umuhaye amahirwe yo kugira ikintu gishya yiga. Abantu rero bakigira amahirwe y'ijwi ritoya ribagaya, rikababwira ko hari ibyo bakoze nabi, baba bafite umugisha. Gucecekesha iryo jwi rero ntabwo ari ikintu cyiza, ahubwo umukristo aba akwiye kurireka rikakomeza rikamugaya, yarangiza akamenya icyo rimugaya akagikosora. Gatigisimu Room rero ikingurirwa nyirizina gufasha umuntu kwitekerezaho, yabona hari ibitagenda neza agahindura. Umunsi rero isomo nifuje ko twasangira rifite insanganyamatsiko igira iti esikariye ya kabiri y'isengesho. Esikariye ya kabiri y'isengesho. Ngira ngo n'aha ngaha murabona ko ushobora kubona hari ama esikariye, ukavuga uti hari urwego rumwe uvaho ukajya ku rwa kabiri ukajya ku rwa gatatu. Umunsi rero numvaga abakristo nabaganiriza iyo esikariye ya kabiri y'isengesho. Ni isomo rishobora ritari butwara umwanya muremure, ariko kandi ritari butwara umwanya mugufi. Ubwo rero udafite umwanya yashaka ahantu hari rigufi akagenda akarikurikira, ariko ufite mutoya akaritega amatwi akaryiga. Gusenga ni ibanga rikomeye cyane. Umukristo wese akwiye kugira ibanga ry'ubuzima bwe. Gusenga sindi butinde ntanga ubusobanuro bwabyo nk'ikintu cyangwa se nk'ibanga rya Gikristo, ariko navuga ko ari ugusabana, guhitamo gusabana n'utagaragara ariko wifitemo kubaho by'ukuri, kurusha gutinda usabana n'ibigaragara n'abagaragara ariko batifitemo kubaho by'ukuri. Kubakana ubusabane n'utagaragara ariko wifitemo kubaho by'ukuri, kurusha kubakana ubusabane n'ibigaragara ariko bitifitemo kubaho by'ukuri. Kuko nk'uko tubizi, hari ibintu byinshi dusabana nabyo bigaragara ariko ukabona ntibikiriho. Ariko uyu Imana iturema usabana nayo itagaragara ariko ukabona yo yifitemo kubaho by'ukuri. Esikariye ya kabiri itandukaniye hehe n'iya mbere? Umuntu ashobora kubyibaza, cyangwa se umuntu yamenya ate ko ari ku ya mbere? Natekereje ko iya mbere ariho duhera nyine, ariho abakristo bahera. Gusenga mu rwego rwa mbere
haba harimo byinshi cyane kandi byiza. Iyo umuntu agitangira kwiga gusenga aravuga, ni byiza, ni ikintu cyiza. Iyo umuntu agitangira kwiga gusenga hari igihe avuga cyane, hari n'igihe avuga buhoro, ni ikintu cyiza. Iyo umuntu agitangira kwiga gusenga harasaba, agasaba mu mbaraga, agasaba Imana imuhereza ibintu bitangaje, ni ikintu cyiza kandi ni esikariye nziza. Hari igihe anarenga aho ngaho na bya bindi yasabye Imana ikabimuha rwose, nabwo uwo muntu aba arimo agira neza. Gusenga iteka nta usenga akina, havamo ibyiza byinshi. Hari igihe umuntu aba azi gusengera ibyifuzo bitandukanye, akajya imbere y'Imana akayibwira ati iki ngiki ni icyo uzakinkorere, ni ikintu cyiza, ni ibintu byiza rwose. Ariko itandukaniro burya riri kuri esikariye ya mbere na esikariye ya kabiri ntago rihishe cyane muri urwo rusange rw'ibintu byinshi umuntu asaba cyangwa avuga ari imbere y'Imana. Itandukaniro rikomeye riri hagati ya esikariye ya mbere y'isengesho na esikariye ya kabiri y'isengesho nuko muri esikariye ya mbere y'isengesho umuntu akunda ndetse akanashaka iby'Imana ifite kurusha uko akunda ndetse ashaka Imana ibifite. Ibyo bitwara igihe kugira ngo umuntu azarekeraho cyangwa azatera intambwe, arekere gukunda gusa iby'Imana ifite, arekere gushaka iby'Imana itanga gusa. Bitwara igihe kugira ngo umuntu ave kuri urwo rwego agere ku rwego rukunda n'ubitanga. Munsi rero turi bufata akanya turebe umwe mu bantu batubanjirije b'abahanga mu isengesho, turebe ko twamwigiraho natwe kuva ku rwego rumwe tukagera ku rundi rwego. Abenshi usanga tutari twatera iyo ntambwe ngo tugere kuri esikariye ya kabiri, twibera kuri esikariye ya mbere. Ntabwo ari igitangaza kuba uri kuri esikariye ya mbere, ahubwo ikibazo cyaba giteye ubwoba nuko waba ushaka guhama kuri esikariye ya mbere ntuzayiveho. Burya kuyiheraho ni wo mujyo, ariko kuyitindaho cyangwa kuyihamaho byo biragatsindwa. Kandi nagira ngo mbere yuko mvuga kuri esikariye ya kabiri nshimira abateye intambwe yo kugera kuri esikariye ya mbere, kubera ko hari n'abandi batari bayitera na n'ubu utazi ikibazo bafite, utazi impamvu ibabuza kuganira n'uwabahanze cyangwa kumva ko ari ingenzi mu buzima. Bityo bagasohoka bakinjira mu buzima bagakora ibintu byinshi ariko badafitanye ubumwe n'Imana babikorera cyangwa se n'Imana bakorera mu bwatsi bwayo. Ibyo bikerekana kutamenya ngira ngo kwinshi. Umuntu yari kuri esikariye ya mbere rero yo gusenga, ujya kumva ukumva aravuze ati timaze iminsi 40 nsenga, ati kandi nasabaga Imana ibintu, ati ngiye gusenga ndabiretse kubera ko iminsi 40 ishize iby'Imana ntabibonye, ngiye kurekeraho gusenga. Iyo umukristo avuga gutyo ntago ari ubuswa bundi cyangwa se ikibazo kindi, aba yaragerageje, kuko kumara iminsi 40 uri kumwe n'Imana ni ikintu gitangaje. Ariko hari ikintu aba atari yakamenya, abatekereza ko ibyo yashakaga ku Mana biruta agaciro Imana, kuko ubundi ntago wamarana iminsi 40 n'Imana ngo nurangiza wicuze kuba waramaze iminsi 40 n'Imana, kereka atari Imana mwahuraga. Kumara iminsi 40 n'Imana ukaza utari wabona icyo washakaga, nuko mu by'ukuri ari igihe uba utari wamenya neza ko n'uwo mwahuye aruta kure cyane ibyo washakaga, uramutse ko kugeze kuri uwo mwanzuro wo kuvuga uti reka ndeke gukomeza gusenga. Iyo umukristo rero yaretse ibanga ryo gusenga kubera kubura ibyo yasabaga, abakiri kuri esikariye ya mbere. Ushobora kumbaza muti rero none si yo esikariye ya kabiri imerite irangwa n'iki, n'iki kiyiranga? Nagira ngo mbereke umuntu ntekereza ko yari yarateye iyo ntambwe mu ijambo ry'Imana, gatera intambwe akagera kuri esikariye yindi akadusiga mu gusenga. Yitwa Mose.
mu gitabo cyo kuva igice cya 32 umurongo wa 15 twumva umuntu witwa Mose arimo kuganira n'Imana. Arangije ku murongo wa 15 arayibwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Uwo ni Mose abwira Imana ati icyo nshaka cyane si ibindi bintu wadukorera, icyo nshaka cyane nuko twebwe nawe tujyana. Ikizamenyekanya yuko giye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha n'iki niba ntajyanye nawe. Abantu benshi bazi ko ikigaragaza ko wagiriwe umugisha n'Imana ari ukugira ibintu byinshi wakwiye ku Mana, ariko Mose we arimo arabona ko icyakwerekana uwo mugisha nuko we n'Imana baba bari mu bumwe. Kuko arabisubiza ati icyerekana umugisha si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Arimo arereka Imana ko mu by'ukuri kimutandukanya n'ab'isi ari uko we n'Imana baba bari kumwe. Mwumve rero uko Imana yamushubije. Iteka aramusubiza ku murongo wa 17 ati nicyo uvuze ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha akumenya izina. Ku murongo wa 18 Mose abwira Imana ikintu ngira ngo n'Imana ikikanga. Sinzi niba hari abantu benshi bari bakibwira Imana. Kereka abantu kuri esikariye ya kabiri. Abantu bakiri kuri esikariye ya mbere mu isengesho bavuga ibintu bisanzwe. Ariko iyo wateye urwego rwo kugera kuri esikariye ya kabiri mu isengesho, hari amagambo uvuga ngira ngo n'Imana ikikangamo, kavuga iti karabaye abana b'abantu bize gukunda Imana. Ngo 18 Mose abwira Imana ngira ngo ari muri bakeya babwiye Imana iri jambo. Ayo ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Mose nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Wenda mbere yuko dukomeza tuvuga kuri iki kintu cya esikariye ya kabiri y'isengesho no kwibaza ikiyiranga. Icyambere nicyo twumvise. Icyambere kiranga umuntu cyangwa se kigize umuntu wateye intambwe ya kabiri y'isengesho ni ukwifuza mu maso h'Imana kurusha mu maboko yayo. Kwifuza kureba ubwiza bw'Imana burabagirana kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose wakwifuza ku Mana. Mose Imana irajya kumubwira ibindi bintu akayibwira ati ngende ndashaka kukureba. Wagira ngo ameze nk'umusore wakunze umukobwa udashaka kugira ikindi kintu kitambika cyangwa ikindi yamukorera uretse guhura nawe. Abakundana barabizi ko nta kiruta icyo guhura n'umukunzi wawe. Mose rero nawe asa nkaho nta kindi agishaka ku Mana, si imirimo yindi Imana yamukorera, ahubwo ubwo bwiza bwamutwaye. Hajemo karukuruzi hagati ya Mose n'Imana. Ntago bikira amategeko cyangwa imihango y'amadini, amasengesho yose kameze, ahubwo harimo karukuruzi, harimo akantu k'urukundo kaje kadasaba kureba mu maboko gusa y'Imana, Imana imiki cyangwa kiriya, ahubwo gashaka kureba mu maso h'Imana. Mose rero abwira Imana ati ndashaka kureba ubwiza bwawe burabagirana. Impamvu navuga ko n'Imana yikanze, akenshi kera najyaga numva agatekerezo ngo ko umuntu wari ufite iduka rinini cyane ngarangije ngahamagara abakobwa 6 yakundaga, arababwira ati bakobwa nkunda, buri muntu nahitemo ikintu cyiza ashaka muri iri duka. Ngiduka ryarimo ibintu byinshi byiza. Umukobwa wa mbere aragenda muri supermarket hose, aragenda aterura ikintu yumvaga ashaka cyiza cyane iwabo batagiraga, aragitwara. Haza n'undi arareba avuga ati mbega iduka iwacu nta televiziyo zibayo ntaki, aterura televiziyo ihenze cyane arayitwara kuko niyo yaburaga. N'undi araza aravuga ati
iri duka rifite ibintu bingana gutya, ati na hanze birimo, ati na biriya biri hanze ni ibyanjye, amamodoka menshi. Ahitamo imodoka arayitwara. Ariko inkuru irakomeza ikagera ku mukobwa wa gatandatu wabajije umugabo wari wabahaye amahitamo ati nawe urimo, nawe uri mu bo tugomba guhitamo. Umugabo aravuga ati we hitamo ikiri mu iduka cyose icyo ushaka. Umukobwa aravuga ati misemo wowe. Esikariye ya kabiri ihitamo nyiri ibintu, ntabwo ihitamo ibintu mbere na mbere mu isengesho. Iyi esikariye ya kabiri ntabwo umuntu ava gusenga ngo agende avuga ngo ngengo nagiye mu iduka nshaka isabune none nayibuze sinzongera gusubirayo. Ahubwo utaha uvuga uti nishimiye ko nageze ahantu hari umukunzi wanjye. Mose muri supermarket y'Imana, mu iduka rinini ry'Imana, nta kindi kintu arimo asaba, arisabira fesi. Abakundana hari igihe agira ukabona arasaba utuntu tw'amafuti kandi hari ibintu bikomeye cyane yagasabye. Kumva umuntu arakubwira ati wambabariye, ukampa agafoto kawe. Wambabariye, ukampa agafoto kawe. Banumva ntazi, ariko nsaba Imana ngo umunsi umwe umukristo azabwira Imana ati wambabariye, ukanyereka agafoto kawe. Esikariye ya kabiri niyo ngiyo. Ubu wavuye kuri esikariye ya mbere, wampaye amafaranga nkakora imisatsi, wampaye amafaranga nkagura iki, wampaye amafaranga nkajya hariya. Hari akantu k'urukundo kajya kaza, kandi uru ntabwo ari urukundo gabogore gusa, n'urukundo rw'inshuti zisanzwe. Hari igihe rugera aho ngaho ukumva inshuti yawe nta kindi ishaka uretse gusigarana urwibutso ruto yasigarana, ikagira ureba, ikakwibuka, kumva birahagije. Mose rero ameze nk'abo bana batwawe n'urukundo, bafite akantu ka rukuruzi kadasanzwe kari mu Mana karimo kabakurura, akabwira Imana ati icyo nshaka ni agafoto kawe. Icyo ashaka cyane muri ubu buzima niyo sura y'Imana, ntabwo ari iby'Imana bindi itanga, nubwo nabyo iyo ubonye iyo sura urabibona. Ariko esikariye ya kabiri ndimo mbasaba ngo mutere abakristo benshi ni ukurekeraho gusaba gusa iby'Imana ifite, warangiza iyo ntuyiteho. Turi mu isi yo kugura no gucuruza. Abantu benshi bakiri kuri esikariye ya mbere ubabwirwa nuko amasengesho yabo ari ubucuruzi. Bajya imbere y'Imana bavuga bati wama iki ngiki. Noneho hari ukuntu byoroshye mu maduka ya kino gihe, ushobora kugera ahantu ugafata ibintu byose washakaga ugasohoka utabonanye neza n'uwanabicuruzaga, ukigendera utabonanye n'uwacuruzaga. Esikariye ya mbere y'amasengesho nuko imera. Abantu babona ibintu byinshi bakuye ku Mana, ariko ugasanga ntabwo bazi n'uwabitanze. Dufite ngira ngo hari n'abandi bantu bubaka aho bacururiza ku buryo butabareba, ariko hari ahantu winjiriza ukuboko nabo bakazana ukuboko. Ngira ngo byenda gusa nk'amasengesho y'abantu bamwe na bamwe, bahuzwa n'Imana n'amaboko gusa. Hari akantu bashaka, hari ako bashaka kibakorera, ariko ntabwo bashaka kureba mu maso hayo, ubucuruzi gusa. Ariko isengesho ntabwo ari ikiganiro cy'umukiriya n'umucuruzi. Isengesho kuri esikariye ya kabiri gitera intambwe, kikava ku mucuruzi n'umuguzi kikagera ku muntu ukunda nawe agukunda. Buriya rero abenshi ntekereza ko tugorwa cyane, kubera ko niyo si twakuriyemo. Twakuze batubwira ko gusenga ari ugusabiriza cyangwa gusaba, kuvuga gusa ibyo ushaka, ariko ibindi byose ntibibi. Ndumva uyu munsi Mose yatwigisha gusenga, tubwira ati gusenga kwiza si ukwifuza amaboko y'Imana gusa, ahubwo ni ukurenga n'amaboko tukifuza kureba mu maso y'Imana. Esikariye ya kabiri nuko imera. Ushaka mu maso y'Imana, kuvuga wambabariye, ukampa agafoto kawe. Ubwiza bw'Imana bukagutwara, hanyuma ugatera intambwe ukarenga ubucuruzi n'ubuguzi, ukaza imbere y'Imana utari nk'umuntu ugiye kwiduka avuga ati
mufite isabune, mufite amavuta, mufite iki, mufite umwenda umeze utya, bati birahari, mumereze. Baguhereza ugasohoka wirukanka utanamenye n'uwaguhaye uwo ari we. Esikariye ya kabiri y'isengesho, iyo umuntu ayiteye, ibyo ntago arekera kubisaba, ariko kandi areba mu maso h'umuhaye. Sinzi niba yumvikanye, ariko niko nibwiye. Nabivuze rero, kuba uri kuri esikariye ya mbere nta cyaha wakoze, ariko ndimo ndavuga esikariye ya kabiri ngo utere intambwe, urekeraho kuvuga gusa ibyo ushaka, ariko utareba icy'ingenzi cyo gushaka. Esikariye ya kabiri, cya kabiri kiranga kandi nacyo cya nyuma nshaka kuvuga, ni ubusabane kuruta gusabana. Ubusabane kuruta gusabana. Ntabwo ibereyeho mbere na mbere kugenda uvuga mpereza iki mpa kiriya, ahubwo ibereyeho gusabana, kuzurana, kugira bwa bwuzu hagati yawe n'Imana. Kera yewe hari n'abakurambere bavugaga bati uramenye ubwo buryohe bw'urukundo budashira mu kiganiro cyawe n'Imana. Ubwo busabane bw'umuntu n'Imana bwo kuri esikariye ya kabiri, mbere na mbere burangwa no kuganira. Gusenga kuri esikariye ya kabiri ni ukuganira kw'abakundana. Ntabwo ari ukuganira kw'ababurana, ntabwo ari ukuganira kw'abamburanye, ntabwo ari ukuganira kw'abataziranye, ni ukuganira kw'abakundana. Kuri esikariye ya kabiri gusenga ni ukuganira kw'abakundana. Ese ikiganiro cyawe n'Imana kimeze gite? Ibiganiro twese turabizi ko bwa mbere iyo uhuye n'umuntu ntabwo biba bisa n'ibiganiro mugirana iyo mwongeye guhura bwa kabiri. Iyo muhuye bwa gatatu, ibiganiro mugirana ntabwo biba bisa n'ibyo mwagiranye inshuro muheruka guhura. Uko abantu bagenda begerana bakamenyana, ibiganiro byabo biva ku rwego rumwe bikagera ku rundi, yaba mu bwiza, yaba mu mpamvu ituma babigira, byose bigenda byaguka bitewe n'abaganira. Kuganira n'Imana nako rero ni gutyo kumeze. Ntabwo umuntu ahaguruka rimwe ngo agende avuga ibintu biterekeranye, n'ejo azongera agaruka avuga ibiterekeranye. Ibyo bintu bibera kuri esikariye ya mbere. Ushaka kujya kuri esikariye ya kabiri aganira n'Imana nk'uwo bakundana. Hari inshuti zanjye mfite, bwa mbere duhura wagira ngo twembi twanyagiwe. Nta waganiriye n'undi, twararebanaga ukabona ntawe uzi icyo yaganiriza undi, ariko uko twagiye tumarana iminsi, ubu turahura tukaganira bigacika, ndetse batasona ubwo tukaba twakesha. Iyo umuntu asabana n'uwo akunda, ibiganiro bye biragenda bikaba byiza, hanyuma kandi bikaba birimo akantu k'urukundo kabisunika ubuziraherezo. Niyo mpamvu mwumva ngo Mose ngo yamaze iminsi 40 ngo yiganirira n'Imana, cyangwa ukajya kumva ukumva ngo Yesu akesha ijoro aganira n'Imana. Ibyo bitangira kubera ko umuntu yateye intambwe akagera kuri esikariye ya kabiri, aganira n'uwo akunda. Umukobwa n'umusore bagihura niyo baba babona bazasabana urukundo, ntabwo ibiganiro byabo byo ku munsi wa mbere bimera nk'ibiganiro bagirana mu yindi minsi. Nta rukundo rutagira ibiganiro. Niyo mpamvu rero nta n'ubukristo butagira ibiganiro, kuko ubukristo ni urukundo rw'umuntu n'Imana. Nk'uko ufata iminota rero ubwa boyfriend wawe, ubwa girlfriend wawe, mukavugana igihe kirekire, ubukristo ni urukundo rw'umuntu n'Imana. Nabyo bikwiye kugira igihe gihagije cyo kuganira. Hari igihe biba ngombwa ko umukobwa n'umusore bataganira igihe kirekire bitewe n'impamvu, ariko hari n'igihe biba ngombwa ko baganira igihe kirekire giteye ubwoba bitewe n'impamvu. Ibyo byombi rero no mu bukristo bibamo. Hari igihe isengesho ryawe rishobora kutaba rirerire bitewe n'impamvu, ariko hakaba ubwo uganira n'Imana mu buryo buziguye kandi burebure bitewe nabwo n'impamvu.
nkikomeje kuri icyo cyerekeranye kuganira, kuko gusabana ko ariko kose kurangwa no kuganira, ntabwo ari ibiganiro biva hejuru, ibiganiro byo ku mubiri, byo ku munwa gusa, bikwiye kuba ari ibiganiro biva ku mutima. Nibyo biganiro bishobora kubaka ubushyuhe bw'isengesho. Isengesho rigira ibiganiro biva ku mutima niryo sengesho ryo kuri esikariye ya kabiri, ariko isengesho riva ku munwa gusa ni rya rindi risaba gusa ariko ridashaka kureba mu maso wo rikunda. Murabizi neza ko nakomeje kwesa ingero z'abakundana. Abakundana hari igihe batangira bavuga ibintu biri aho bituruka hejuru, ariko bamara guhana urukundo bakavuga noneho ibintu biva ku mutima, bakaganira ibibazo bya nyabyo, bagatera sitori za nyazo, kubera yuko ubu ngubu barimo kuganira nk'abakundana. Hakazamo ya rukuruzi, hakazamo bwa buryohe, maze bakaganira. Ngiki cya mbere kiranga ubusabane bwo kuri esikariye ya kabiri. Ni ubusabane bwuje urukundo, ni ubusabane butangira buvuga uraho amakuru, ariko bukaza kugeraho noneho bukavuga ibintu byigiye ibwina, byigiye kure cyane kubera urwo rukundo. Sinzi niba ntarimo nzimiza, ariko esikariye ya kabiri nuko iteye. Ni esikariye y'abakundana, si esikariye y'abacuruzi n'abakiriya. Ni ibiganiro mvamutima kandi mvabwenge, wakuye ku mutima kandi wakuye mu bwenge bwawe, kugira ngo urusheho kubaka ubumwe n'uwo muganiriza. Ushobora kwibaza uti ariko sibwo ngeyo mvuze yo ivuga gute? Hari uburyo bwinshi Imana ivuga, nabwo ni urugendo rwo kubwiga, kubera ko n'ubundi n'abana batoya hari igihe baba batazi uko twebwe abakuru tuvuga, ariko haca imyaka bakazabyiga. Hari abo nabonaga ari bato batanyumva, none barakuze sigaye mbona banyumva. Ubwo rero nawe wakura ukagera ukumva neza icyo ukunda avuga, ntago ari igitangaza. Ari igihe ivugiramo imbere kuko ari hiri, cyangwa ikavugira ahandi, bisaba kuba maso. Ikindi cya nyuma ku kijyanye n'ubwo busabane, iyo wamaze kumenya ko gusenga ari ubusabane atari ubucuruzi n'ubukiriya, ugabanya gutuma abantu kugusengera. Kuko ntabwo waba ufite inshuti yawe mukundana ngo ujye uvuga ngo genda uyimbwirire, ngo genda uyimbwirire, ngo genda uyimbwirire, ukabivuga guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, nkaho iyo bagiye bakayikubwirira urukumbuzi rwawe rushira. Ese aho ubu narufite? Iyo ushaka gutera intambwe kuri esikariye ya kabiri yo kuva mu kumva isengesho nk'ubukiriya n'ubucuruzi, ikigira ku kumva isengesho nk'urukundo rwa babiri, umuntu n'Imana, uratuma ariko ntutuma cyane. Kubera ko iyo ukiri kuri esikariye ya mbere ukunda gutuma cyane. Munsengere kiriya, munsengere kiriya, nko kuvuga mungurire kiriya, munzanire kiriya, munzanire kiriya, ariko ukibagirwa ko gusenga, mbere yuko ubona ibyo byose biturukamo, hari icy'ingenzi ukeneye, ari cyo gusabana n'Imana. Umuhanga mu gusenga rero ntago ari wa muntu uzi gusaba cyane bakamuha, hoya, nta nubwo ari wa muntu batuma gusengera abantu agasengera ibyifuzo by'ibitangaza bigasubizwa. Umuhanga mu gusenga ntago ari uwasaraye. Umuhanga mu gusenga nusabana n'Imana akagira ubwiza bwayo, kuko yo nawe bahorana. Burya mu gusaba abantu ngo bagusengere, wowe udafata umwanya na busa wo kuganira n'uwo ukunda, kandi nta n'ikirimo kukubuza, birimo kumva isengesho nk'ubucuruzi kuruta kuryumva nk'ubusabane. Nibyo turabasengera, nibyo ndagusengera, ariko se uretse ibisubizo ndi buveyo nkuzaniye, harya rwa rukundo uzarubona ryari? Cyangwa se rwa rukumbuzi niba hari n'urwugira uzarubona ryari? Ninde muri mwe waba ufite umuntu akunda akajya ahora atuma ngo nibagende bamubwirije, we ntaboneke? Hari gahunda zibaho muri iki gihugu ku buryo
ku buryo udashobora gutuma undi muntu ngo azigufashe kereka wigiriyeyo, ukajyayo ugatanga intoki bakareba ibikuranga, kubera ko ni gahunda isaba wowe. Uru rukundo rw'isengesho narwo rurasaba wowe kandi rurasaba njyewe. Kuri esikariye ya kabiri umukristo ntabwo areka kwitabaza abandi, ariko anamenya ko nukuri yaba Imana iramukumbuye, yaba nawe akwiye kugira ubushyuhe buyikumbura nk'uko umuntu akumbura uwo bakundana. Nk'uko nabivuze rero ntangira, gusenga ko kuri esikariye ya kabiri kurangwa mbere na mbere no gushaka mu maso h'Imana kurusha mu maboko hayo, gushaka Imana kurusha iby'Imana itanga. Kabiri, kukarangwa n'ubusabane bw'Imana. Ubwo busabane bukabamo kuganira nayo, kandi bukabamo kwigirayo, kuboneka. Bikaba ikiganiro cy'abakundana, kikaba ikiganiro cyo gusabana n'Imana kurusha gusabana n'Imana. Ndibuka ahantu hamwe mu ijambo ry'Imana, ni muri Luka igice cya 11 umurongo wa mbere, haravuga ngo abigishwa babonye Yesu ava gusenga, arimo asenga, baramubwira bati mwigisha twigishe gusenga. Ahari nawe ngira ngo nicyo twakwisabira njyewe nawe, kugira ngo uwo nguwo ushobora kumara ijoro aganira n'uwakunda atwigishe natwe gusenga. Gusenga ko kuri esikariye ya kabiri birimo imbaraga nyinshi, kuko burya iyo umuntu adasenga nta kintu na kimwe yakora neza, nta na kimwe. Icyiza icyo ari cyo cyose cyakorwa neza ari uko umuntu ari mu busabane n'isoko y'ibyiza ari we Mana. Rero nimureke kugira ngo izo mbaraga z'isengesho, imbaraga zo kuba uri mu bumwe bw'Imana, mu bumwe n'Imana, zikomeze zidukoreremo, natwe dusenge kimwe n'ababigishwa ngo bari bakuru ariko baravuga bati mwigisha twigishe gusenga. Reka dusabe Imana kugira ngo itwigishe gusenga, tuve kuri esikariye ya mbere tugere ku ya kabiri, turekere kubona gusenga nk'ubucuruzi, ahubwo tubibone nk'urukundo rwa babiri. Umwanditsi umwe yaravuze ngo iyo abajura baje kwiba umuntu mu rugo, bagasanga muri urwo rugo ba nyirarwo bakiri maso, basubirayo bagize ubwoba ntibibe. Niyo rero ngo umujura wiba iby'umwuka aje mu mutima w'umuntu, agasanga uwo muntu n'Imana barimo baraganira, burya nawe ngasubirayo atibye kubera ubwoba. Nguko uko umunyamasengesho aba ameze, ahora arinzwe, kandi igituma isengesho rye ritarangira rimwe dusabwa ryitwa guhora dusenga ubutaretsa, nta kindi, si amagambo menshi, ni urukundo rutuma ahora atekereza uwo baganira ukabona akanya. Mbifurije gutera intambwe tukagera kuri esikariye ya kabiri. Imana ibahe umugisha.